Kigali Boss Babes Batandukanye ALLIA Cool Yasubije kabisa. Ibi ni bimwe mu bibazo kabisa abantu bagiye batandukanye bagenda bibaza bitewe nuko Kigali Boss Babes batari kugenda bayibona. Ega nongere mbasuze kandi nkomeze kubaha ikaze abakunzi mwese mukurikiranye AD Group. Murabizi ni njyewe Iradukunda Junior Keve dukunda kubana mu biganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro. Nagarutse sana kabisa mbagezaho amakuru ashyushye ari kugenda avugwa hirya no hino mu byamamare bigiye bitandukanye hano iwacu mu Rwanda. Ibyishimo byanyu nibyo byishimo byanjye, nekereza nashidikanya ko ngomba kubaremera ibyishimo buri munsi kabisa, mbakubita amakuru, bakubita updates ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Uyu munsi ni iki kirimo kivugwa hirya no hino rero mu gihugu, aho ibyamamare bigiye bitandukanye biri kugenda birushaho gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Kigali Boss Babes Batandukanye ALLIA Cool Yasubije kabisa. Ibi ni bimwe mu bibazo kabisa abantu bagiye batandukanye bagenda bibaza bitewe nuko Kigali Boss Babes batari kugenda bayibona. Uyu ni umwe mu bantu bayihagarariye Kigali Boss Babes, yitwa ALLIA Cool cyangwa se Isimbi Alliance, wamenyekanye rero nka ALLIA Cool. Yatangaje ko we n'abagenzi be bahuriye muri Kigali Boss Babes batigeze batandukanye nk'uko bimaze iminsi bivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. We ubwe yasobanuye ko birenze kuba ari itsinda, ahubwo ari na company yanditswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Ni inkuru kandi dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bitewe nuko byanditse kabisa kuri iyi nkuru. ALLIA Cool ubwo yabitangazaga benshi barushijeho kugenda bavuga byinshi. Ikindi kandi cyo wamenya nuko abavuga ko batandukanye bashingira kuba bari uko batakigaragara cyane hanini bari kumwe nk'uko byari bisanzwe. Kandi benshi bakanashingira ku bikorwa bya ALLIA Cool bitewe nuko batabona bagenzi be bongeye kwiyunga cyangwa se bongeye bari mu bumwe mu bikorwa bya ALLIA Cool. Banashingira kandi ko imwe mu mishinga bari bateguje yo gushyirwa hanze nka filime yabo bari bateguye igaruka ku buzima bwabo itarajya hanze. Ibi ngibi ni kimwe mu kintu abafana bari kugenda bashingiraho. Ubwo yaravuye rero mu gihugu cya Kenya mu ijoro ryo kuwa 15 Mata umwaka wa 2024, aho yegukanye igikombe cy'umukinnyi wa filime wahize abandi the best film art star nye ALLIA Cool. Umukobwa ni danje mw'abantu mwe. Yabajijwe n'itangazamakuru rero ibivugwa kuri Kigali Boss Babes yatandukanye, asubiza ko bitigeze bibaho kandi ko ari company ifite n'ibyangombwa kabisa. ALLIA Cool yabasubije mu magambo meza tomoye kabisa ari mu Kinyarwanda. Yagize ati Kigali Boss Babes iracyahari. Kigali Boss Babes ni company yanditswe muri RDB kandi iracyahari pe. Aba bakurikiranira hafi cyangwa se abakunzi babo bavuga ko Kigali Boss Babes bavuze bamaze imyaka irenga 10 ubushuti bwabo n'ibikorwa byabo by'ishoramari bakora byagutse kabisa. Byatumye kandi igihe kimwe bagira igitekerezo cyo kwihuriza hamwe ngo bibagirira akamaro, bigira naho kabisa twatagiye kugenda tubibona muri entertainment igiye bigiye bitandukanye mu buryo bwinshi. Ibihe byinshi Kigali Boss Babes twarabumvaga.
uyu kandi kabisa Queen Ladus avuga ko Kigali Boss Babes ari ihuriro ry'umugore wihagazeho, ufite inzozi kandi wifite icyizere kabisa, utekereza kure, uzi icyo ashaka, ufite indangagaciro kandi utaruhuka kugeza ageze ku nzozi ze kabisa. Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza kuri iri tsinda, bibaza byinshi bigiye bitandukanye, aho bibazaho aba bakobwa bashobora kuba barakwiye amafaranga bikabayobera kabisa, bitewe nuko ni abakobwa bafite inote kabisa, ifaranga ririvugira. Nkuko Queen Ladus rero yabisobanuraga, abantu benshi ni mu mvugo ye wumvaga ko ari imvugo irimo kabisa agatubutse. Uyu ni ALLIA Cool yigeze rero kubwira Kiss FM ko bitabaciye intege, nubwo hari abavuze ko bibonekeje kabisa. Ariko abanyamakuru ndabakunda kabisa. Iyi ni inkuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bibandikaho, ariko rwose ibintu byanditse hano kwibonekeza kabisa. Yaravuze rero ALLIA Cool ko kwibonekeza ari byiza kabisa, bitewe nuko hari byinshi birushaho kugenda bigezaho umuntu iyo bitagize icyo bisenya. Ikindi ALLIA Cool rero yatangaje ko gushyirwa ku rutonde rw'abari bahatanye ibihembo bya East Africa Art Entertainment Award byatanzwe ku nshuro ya gatatu, hashingiwe ko ku bikorwa bye bya sinema yagiye akora mu bihe bitandukanye, binashimangira ko no kuba ari umwe mu damu cyangwa se mu bakobwa barushijeho kwiteza imbere kabisa. Akora n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubugiraneza ALLIA Cool. Ikindi bari baravuze ko ari umusitari wa sinema ariko ukora ibikorwa bifitiye sosiyete akamaro, rero nareba ugasanga kabisa kuko ALLIA Cool ni umukozi pepe. Ikindi ALLIA Cool yavugaga ko bimwe mu bikorwa byari byo bimutera ishema ryo kubona ko ashoboye kandi ashobora no kuzatsinda ibi bihembo yaba yaregukanye. Ikindi kandi ALLIA Cool asobanura ko atagiye muri Kenya kubera ibi bihembo, ahubwo ko byahuriranye na gahunda yari afite mu gihugu cya Kenya. Yavuze ko kandi inzozi ze zirenze kuba yahabwa igikombe, yihaye intego yo kwagura ibikorwa bye akagira ubufatanye n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Akanama nkemurampaka kifashishijwe mu gutanga amanota ndetse hanabaye icyiciro cy'amatora kabisa kuri interinete cyari gifite amajwi asaga 50%. Yavuze ko umuhate ashyira mu bikorwa bye gukorana n'abantu banyuranye biri mu bimufasha kugera ku nzozi ze kabisa. Imyaka 11 kandi ari muri sinema ntiyigeze akora filime y'uruhererekane series. Yavuze ko ahanini biterwa n'ubushobozi ndetse n'umwanya udahagije. Yavuze kandi ko kuba yaregukanye ibi bihembo byinshi muri sinema bigiye bitandukanye ari uko yashyize imbaraga mu kumenyana n'abantu batanga ibi bihembo, baba bari gutegura shampiyona cyangwa se amarushanwa bakamumenyesha. Ni buri gikorwa cyose, buri ko hatangajwe ko hagiye gutangwa ibihembo bya filime zigiye zitandukanye, ALLIA Cool aba uwa mbere mu kugezayo filime ye kugira ngo arusheho guhatana n'abandi bagiye batandukanye.
umukinnyi wa filime ALLIA Cool yakomeje kugenda avuga ko iki gikombe agituye abanyafurika bo mu burasirazuba kandi ko akomeje urugendo rwe rwo kumenyekanisha ibikorwa bye muri East African Community. ALLIA Cool yagize ati urumva ko East Africa abantu benshi bumva igiswahili, ngira amahirwe rero y'igiswahili ndakizi, ni amahirwe akomeye cyane, ni nayo mpamvu byanga bikunda ngomba kubanza gushakira inaha hiti kugira ngo mbashe no kwambuka mu bihugu byo hakurya y'umupaka. Ikindi wamenya kuri uyu mukobwa rero, ALLIA Cool yamenyekanye muri filime yitwa Rwasa ubwo yakinaga yitwa Neri, ndetse akaba ari n'umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport. Nicyo rero naba nkubwiye ku itsinda rya Kigali Boss Babes igihari cyo nuko ALLIA Cool umwe mu bari hagarariye avuga ko ritigeze ritandukana kabisa, ibikorwa byabo bigitegurwa kabisa. ALLIA Cool umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ba filime hano iwacu mu Rwanda. Ni AD Group rero murabizi ko mbakunda kubikana, mba nifuza kubagezaho ibyiza amanywa nijoro, igitondo ni saa sita, buri gihe bwose bakupita amakuru ameze neza. Kola like na subscribe ndetse na comment, ubundi dukomeze kwibanira mu biganiro byacu. Urukundo mbafitiye nta hamwe ruzajya, tumira n'inshuti zawe kabisa zize tubane muri AD Group. Thank you very much, twongere mu kanya.